Pi Network rero iyi Banksa yazanye ni ibiki abantu mwese mu kiganiro cyabanje twari twabiganira ndakubwira ngo ndaje ngusobanurire iyi Banksa icyo igiye kumarira abapioneer igiye guhindura iki ku giciro cya Pi Network cyangwa kizi cyane abantu bije gadisi so yisaro nka takondo ivuga ibyo bintu bivugira abantu zabasanukirwe nse ntabwo igivi zarinzu zabane akukanya kwa uri gutegerejwe ukuri gutegerejwe kuko bivugwa ko yanarenga so iyi rero Banksa yo igiye gutuma leta zose zishyira imbaraga mu gukoresha ya coin nk'ifaranga koranabuhanga noneho ubwo kuko iyi Banksa yo ibikontororwa na leta central bank z'ibihugu bitandukanye central bank ubwo n'urugero nko mu Rwanda ni Beneri ubwo na central bank zo mu bindi bihugu by'abaturanyi Burundi na Congo nabo bafite ama central bank agomba gukontorora biroroshye cyane rero mu gukoresha Banksa ugakontorora izo coin zose cyangwa se zino cryptocurrency zishobora zose kuzaba ziri hehe kuri Banksa mu gihe cyose iyi Pi Network yamaze kugira gute kuyemerera cyangwa se gukorana so ni kuri ya Biso TV show ni ya Biso wanyu nk'ibisanzwe ntabwo turi bukomeze guca mu bintu byinshi ahubwo turi mu bihe byo kwibuka twibuke twiyubaka kandi abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mukomere kabisa muri intwari nje mvuga ko muri intwari kuko kwihanganira kubura bawe nta muntu kiretse umuntu abaye ari inyamaswa niba atabasha kumva imbaraga bisaba kugira ngo umuntu abashe kwihangana no gukomera so mukomere rero kandi kwibuka si uguhembera umujinya nkunze kubivuga kwibuka sinzika ahubwo kwibuka ni imwe mu nzira yo gukira ibikomere rero twibuke twiyubaka kandi ibyabaye i Rwanda ntibikongera ukundi niyo mpamvu urubyiruko twese tuba dusabwa kumenya amateka yaranze igihugu cyacu ndetse aya mabi yo tukayamenya cyane kugira ngo hatazagira umwanzi uwo ari wese wagaruka kongera kudushuka akatwoshya kugira ngo dusubire ahandi habi so tugomba kubimenya rero ku buryo nuzaza tuzamubwira nti reka ntabwo bishoboka u Rwanda rwacu dukataje mu iterambere n'ubumwe bw'abanyarwanda ndetse n'ubudaheranwa ibi rero tubikesha ubuyobozi bwiza burakaramba rwose twikomereza rero n'amakuru yacu ya Pi Network mu kiganiro cyabanje nababwiye ko turavuga Banksa ije gufasha iki Pi Network ese igiye kumarira iki abapioneer bamaze igihe kinini bicaye bari kwibaza bati ese aho bya Pi Network byavugiwe tuzayarya ryari bizagenda gute Pi Network ntabwo ari umushinga muto Pi Network si umushinga muto mbigusubiremo ni umushinga munini utagiye kuza ngo ukize umuntu umwe cyangwa ngo ufashe umuntu umwe uyu ni umushinga wakorewe isi yose nubwo mu by'ukuri mu kiganiro cyabanje nababwiye ko Nicolas Kokalis yatunguwe no kubona isi yose iti wakira ariko byari byoroshye kuko iyi Pi Network ni Pi Network utagomba kugeranya n'izindi cryptocurrency kuko yo yashyiriweho amahirwe yo kumayiningirwa kuri telefone ikamayiningwa na buri wese bitagusabye ibindi ku ma exchange yabonetseho ku giciro cyo hasi kugira ngo na za company zidafite Pi zibone ibi byose rero byagiye bikorwa kugira ngo iyi Pi Network donc ibe nayo decentralized ishyirwe ku bantu bose bagereho ari uwamayininze ari utaramayininze yari afite ubushobozi bwo kubona iyi Pi Network so rero bimwe mu bibazo muri kwibaza atesa ayo magambo muri kuvuga Pi zaba nyine ya dolari ribyimbye ryari abapioneer rero namwe rero ibi bintu biba ari danger so reka rero tubanze tuganire kuri ibi bya Banksa mbabwire Banksa yaje muri Pi Network kubera iki ko abantu batangiye kubona ngo KYC with Banksa KYC with Pi abantu batangiye kubona muri application muri kwibaza ati ibi bya Banksa ni biki hano rero ni kuri ya Biso TV show kora subscribe niba utarabikora nawe wamaze kuyikora rwose uri intwaro ruw'ingenzi ahubwo nabandi mu bikore kugira ngo ujye ukurikiranira ibiganiro byacu ku gihe Banksa ni blockchain si banki ibyo mbisubiremo ni blockchain ariko katanze dusome neza mbasomera ibyo tuvuze
Banksa is a financial technology platform that specializes in facilitating the bank selling of cryptocurrency within application or website using local fiat payments methods. Banksa is a financial technology. Ni ikoranabuhanga mu by'imari cyangwa mu by'amafaranga. Ubwo yo ni platform, financial technology platform, ni platform, ni urubuga cyangwa se ni uburyo bwashyiriweho abantu kugira ngo bafashe kugura no kugurisha cryptocurrency. Cryptocurrency harimo za Bitcoin, izi Pi network, harimo za Ethereum n'izindi murazizi. So ubwo buryo bwo kuzigura ariko hagakoreshwa cyangwa se bereye muri application. Izi application ubwo babibonye cyangwa mu website no gakorwa mu bwo kwifiyatani. Kwifiyatani ubwo ni ahantu kuri bank y'amanga aya muzice ni ifite kuri bank cyangwa se ndi konta. Mu buryo busanzwe turajya twishyura dukoresheje ayo mafaranga dusangamo. Urabona wari usanzwe hari abantu mutamu byumvise. Wari usanzwe ujya kugura nka Bitcoin ugasabwa ama USDT. Niba ufite amafaranga urabanza ugenda uyahinduremo ugura amadolari uguremo USDT. So ibi ngibi rero ntabwo ariko bizajya bigenda. Urajya uba ufite amanyarwanda yawe aba ari ukoresha wishyure bitagusabye kujya gushaka amadolari. Ufite amadolari wishyure bitagusabye gushaka ngo ama USDT. Nuko Banksa igiye kubimeze. Iyi Banksa rero ni iki? Nukuvuga ngo iyi ni platform international. Nukuvuga ngo ni mpuzamahanga. Kugera ubu ibihugu 150, ibihugu birenga 150 byamaze kuyemera birayikoresha. Iyi Banksa ikorana n'icyo twita financial technology, Finitech. Financial technology ubundi ni ikoranabuhanga mu by'imari cyangwa se mu by'amafaranga. So iyi izadufasha iki, izakora iki? Ubundi Banksa idufasha kugura no kugurisha cryptocurrency. Idufasha kugura no kugurisha cryptocurrency. Kubera iki Pi network yayizanye? Nukuva tutaragera kuri iyo mpamvu Pi network yayizanye, ubundi iyi Banksa niyo ni Australia. Irazwi cyane, yakozwe n'umugabo witwa Dominic. Iyi rero yayikoreye kugira ngo ihuze banking na blockchain. Guhuza banking na blockchain. Banking, iyo tuvuze banking ni uburyo amabanki akoramo ibihugu bitandukanye, tujya kubitsa no kubikuza. Serivisi za banki zisanzwe zitangwa. Noneho kuzuza na blockchain ni uguhuza izo banki na cryptocurrency. Nituvuga blockchain uze kumva cryptocurrency. So ubwo rero ubwo buryo bwo kuzihuza nta bundi ni ukugira ngo igihe icyo ari cyo cyose ugiye gukenera cryptocurrency mu buryo runaka uzifashisha ya Banksa, uhita ufata amafaranga ufite kuri banki uyaguremo cryptocurrency runaka. Aha ni naho bahita bakubaza uburyo bwo kwishyura ya cryptocurrency ugiye kugura. Ubwo buryo rero uhitamo bwa buryo bwa bank transfer cyangwa se bwa Mastercard. Twarabibonye ko ari card yitwa Visa card twabonye muri Pi network, nayo bashaka kuzana ku buryo umuntu urajya ubufitira coin ya Pi arajya abasha gushyiramo Mastercard n'ahandi mu bindi byuma bitandukanye nka kuri tubona dusanzwe dukoresha ari ama ATM. Biriya byuma tugashyiramo aka ATM card tukabikuza bya Beka, za Koje Bank n'izindi banki zitandukanye murabizi. So dukomeze rero turebe ngo iyi Banksa ni Banksa gute. Iyi Banksa yaje 2011, donc 2011 nibwo yabaye, donc yaramamaye aho yanakoreshejwe cyangwa se yabaye ku isoko ry'imari hariya Toronto mu gihugu cya Canada. Ni kampani y'ubucuruzwi izwi kandi yemewe. Ni ukuvuga ngo iyi Banksa iremewe muri makampani y'ubucuruzi, iremewe, irazwi mu bihugu byamaze kuyemerayo n'amabanki yayo. Ama central bank arimo arakontorora Banksa na cryptocurrency bigahita bihwaniramo. So iryo rero iyi Banksa igakorana n'amasoko ya cryptocurrency. Ayo masoko dufitemo za Binance, za OKX, za Bitget, za Bybit n'izindi cryptocurrency market zose tugiye tuzi, kuko iyi Banksa yo icyo ishaka koroherezaho gitandukanye nuko amexchange yandi yarasanzwe akora, nuko yo urajya ukoresha fiat money yiwanyu. Murabona ahantu hose kuri Binance, ahantu hose wajyaga wakeneraga ama USDT. Ibi rero birarangiye. Ibi byarangiye. So Banksa rero mu bihugu ikoreramo igenzurwa na leta.
aka kantu ni k'abapiyone yamwe mutegereje kumva. Ni ukuvuga ngo mu bihugu banki zikorerwamo ibikontororwa na leta. Kubera iki iyo byoroshye kwikontorora na leta? Systeme yubakitsemo cyangwa se ikozwemo, leta biroroshye ko yakontorora banksa, igakontorora buri transaction ikore kuri banks. Iyo mvuze transaction ni buri gikorwa icyo ari cyo cyose. Amafaranga arinjiye, amafaranga arasohotse. Ibi biroroshye ko leta yayikontorora. Nimvuga leta wumve ko ari banki nkuru z'ibihugu kuko nizo ziba zishinzwe gukontorora ifaranga. Ubwo mu Rwanda ni BNR, iyo twita Central Bank. So rero uku gukontorora ifaranga nibyo bintu twari twarabuze muri cryptocurrency kugira ngo leta z'ibihugu bitandukanye zitangire zemere cryptocurrency. Niba iyi banks rero yamaze kuza, ibi bihugu byinshi bitandukanye bigiye kwifuza by'ubwabyo gutangira gukorana n'iyi banks kugira ngo banks izabafashe gukontorora ya cryptocurrency ari nayo Pi Network. Mbibutse ko iyi Pi Network iri muri coin zamayininzwe n'abantu benshi kandi ikaba accessed cyangwa abantu benshi bakayikoresha kuko yorohereje abantu, ikamayiningirwa kuri telefone. Murabizi namwe abantu bafite Pi Network n'abatari bafite ubumenyi buri hejuru cyane bagiye bamayininga iyi Pi, bafite ama coin menshi cyane. So iyi banksa Pi Network iraza gukorana nayo rero biyorohere cyane ko rya faranga ryayo leta zigiye kugira gute, rigiye kuyemera. Twibuke ko isi iri kugana muri web free. Nimvuga web free sino kwigana kuko ubu deja bamaze kubitangira, kandi iyi banksa iho yo ubwayo niba Pi Network ivuga ko ari web free, mbibutsa ko aha ni handi twatangiye kubona ko ubu bigiye kugorana kujya twongera kubona ibintu tuvuge wenda ngo yabiso.com, ngo youtube.com, ngo amazon.com. Ibi bintu bya .com ntabwo bigezweho. Ikigiye kuba kigezweho ni .pi. Murabizi bari mu minsi yagiye ishira abantu barava ngo uyu mwana ngo ni .com. Nukubera ko mbere yaho hari ibindi. Mbere yaho hari ibindi za Yahoo, hari ibintu byinshi cyane byo muri web 1, haza web 2. Web 2 turavuga .com tugira gute, ariko aka kanya tugiye gutangira .pi ku buryo abana bazavuga bajye bavuga nti uyu mwana ni .pi. Bitewe n'iki? Nuko Pi Network yo yamaze kwinjira muri web free. So icyo rero nakubwira kirenze, iyi banksa yamaze kugura cyangwa se ibitse Pi zirenga 3,350,000 kuko bo bamaze kumenya ngo Pi bimeze bite, bahita bagura Pi ku ma exchange zikiri hasi, barangije bahita baziholding. Izi baraziholdingira iki? Barabizi neza ko ari abantu bazakenera Pi bitagikunda ko bajya kuzishakira handi, baze bazigure hehe? Hano muri banksa. Ikindi mpamvu ya mbere nuko banksa bizaba byamaze koroha ko umuntu wese uzaba ufite Mastercard cyangwa ushobora gukora bank transfer azaza hano kuri banksa akaba yagura Pi akishyura muri donc akoresheje ya local payment methods, bwa buryo usanzwe ukoresha hiwanyu wishyura. Niyo uguze ibintu kuma online market urabizi ko ari igihe ushobora kubigura ugakoresha ugashyiramo bakagusaba ngo credit card cyangwa za debit card cyangwa za Mastercard cyangwa Visa card. Izo kadi zose ukoresha naha rero barajya baguhitisha nk'ubwo buryo bihite birangira wigurira. Iyi Pi Network bro, iyi Pi Network ni umushinga munini, ni umushinga urenze. Byaba bibabaje tuzagera igihe iyi Pi Network itangira gutanga navuga ibirayi, ugasanga ahubwo abantu bayimenye mbere nta kintu dufite. Niyo mpamvu ba Nicolas Kokaris no mu manama bahora bakora bavuga ko nibuze bibaye byiza abapiyone babika Pi zabo, kuko ntabwo bino biciro turi kubona ku ma exchange nka za OKX turi kubona ko Pi yamaze kugera muri 0.5 0.6 tukumva ko Pi Network naho ngaho izaguma. Reka ntabwo karara agaciro kayo. Ibi ngibi nyine biri kubaho abantu bibonere Pi, kandi ntabwo ari ibya Pi Network yabishyizeho. Hari ni umucuruzi uri kuvuga nti reka Pi ziboneke. So cyane ko kuri buri transaction nuriya munyemari cyari rasoko rirunguka, uwagiye akarigurishirizamo cyangwa akariguriramo hari transaction fee agomba gutanga. So rero abapiyone mwese hano muri nkunda kubabwira ngo ikoranabuhanga ni step by step.
ni step by step, nk'uko ubizi ko telefone biragusaba uyicomeke yuzura umuriro, cyangwa se ntabwo wahamagara ufite simukadi gusa, biragusaba uba ufitemo na bateri, uba ufitemo iki, telefone isaba kuba ifite na sharijeri, isaba donc utwo tuntu twose ubuzi tugendana nabyo. Uyu mushinga wa Pi Network nawo rero umeze nka ka kantu kari kugenda kegeranya ibintu byose bigomba kujyana nabyo kugira ngo bize kutanga cyangwa se kurekura full package y'umumaro umupiyone agomba kungukira muri iyi Pi Network. Iyi Banksa rero igiye kuza ari ikintu cya danje cyo kugira ngo ishyireho cyangwa se ikureho impaka. Twarabivuze ejo bundi turi kuvuga ku byerekeye na Pi DAO swap, uburyo Pi ubwayo igiye kuzana kandi igiye yivunjishirizamo, ariko n'iyi Banksa nawe barayishaka. Man, Nicolas Kokarisa ararenze bro. Ibaze ko imishinga yose ya danje agenda agakora uko ashoboye akorane nayo, kuko iyi Banksa impamvu ya mbere yatumye akorana nayo nagiye mbivuga nuko yo ibasha kugenzurwa nande na leta, kandi twe twabibonye ko cryptocurrency zose zitagenzurwa, ari ifaranga koranabuhanga ritaba rigenzurwa na leta, ariko hari gushyirwaho uburyo bareba ni gute, aribyo twabonye bya CBC bya CBDC, Central Bank ku manani, ku ma digital currency, bakareba uburyo bagiye gukontorora ama digital currency. So niba rero ibyo bintu byose byaragiye birebwaho, uyu Nicolas Kokarisa akaba yahise abona ko iyi Banksa nibibasha gukontororwa na leta, kubera iki Pi Network itagurirwa muri Banksa ikagurishirizwa muri Banksa, ukeneye fiat money agatanga nani ziwemo hano muri Banksa, ukeneye Pi nazo akatanga fiat money muri Banksa, noneho ibyo Central Bank ikajya kubibona ikavuga uti aha hano transaction irabaye, ikiba bagahita babona niba ari imisoro, iyo misoro yose igakurwa. Iyi Banksa rero ahandiza kukwemereza, iyi nayo ikenera verifications nk'izo twagiye tubona muri Pi Network. Account yawe ukenera kuyikorera KYC. Iyi KYC ni handi hazamo ama identity kugira ngo imenye neza ko ari wowe wanyawe, ugashyiramo identity, ugakora ama liveness nk'uko twagiye tubibona muri Pi Network. Ibi bintu rero bifasha iki? Bifasha mu buryo bwo kuzamura umutekano wa systeme runaka, cyane cyane nk'iyi Banksa ikeneye kubaka umutekano w'abayikoresha cyangwa se w'aba users, kugira ngo hatazabaho utuburirwa cyangwa se uba hacked, uhakingwa akibwa account yiwe kandi yaramaze kuba verified. So ibi rero ni ibintu byiza, ba pioneer, ni ibintu byo kwishimirwa ko iyi Pi Network narababwiye ngo mureka amagambo mabe muri comment, mwitonde, ikoranabuhanga ni ikintu duhereza igihe. So abantu bakomeza kubirebera bakavuga bati ibi bintu ntibizakunda. Ese ntibizakunda? Umushinga ni wowe wawuteguye, waretse wawuteguye tugakomeza tukareba. Wowe ubwawe wari uzi ko hatazavamo n'igice, none abafite Pi zabo bari kubibona neza ko nubwo aka kanya agaciro kayo kari hasi, ariko bari kubibona ko ari amafaranga bafite. Aka kanya nta mafaranga bafite, none se ubwo uraza kutangira uvuge ngo uyu mushinga ntuzakunda? Nibwo ugitangira ahubwo se kugiye gukunda, ahubwo ugakunda uri ku rwego rwo hejuru, ahubwo ufite Pi zinga cyangwa mwarekera no kumayininga sha. Reka nkubwize ukuri rero, abantu batari buze kwemera kugendana n'iri koranabuhanga muraza gusigara. Ntabwo izi telefone ari izo ku browsinga twirebera ibitunezeza gusa, ahubwo izi telefone zishobora no kugufasha gukora akazi, kuko umuntu wa mayininze, ari benshi bamayininze bamaze kubona igishoro bakitangira utu business. Hari benshi mwamayininze mutari musanzwe mufite akazi. Ese ubu ngubu niba udasanzwe ufite akazi, niba ufite Pi 2,000 urambwira ko utahita ubona akazi? Byonyine kuzishyira ku isoko wahita ubonamo amadolari yawe, wamara kubona ayo madolari yawe ugahita utangira ka business. So rero mureke muve mu bintu bya negativite. Ibi bintu nakunze kubibabwira. Nowa yaragiye abaza inguge, akabwira abantu ati mwaje mukamfasha ko nzabugamisha. Abantu batatitse imvura izagwa hehe Nowa ko wasaze? Imvura izagwa gute? Nowa arababwira nti nyamara imvura izagwa. Ati muze mumfasha. Arabaza banga kumufasha, arangije yamvura mu myaka nk'ingahe, yamvura biraguye, ashyiramo abashyizemo imiryango, yashyiramo n'ibindi, arangije imvura iragwa ya danje, umwuzure uraza, abantu bakajya baza gukomanga bakavuga nti Nowa akingura. Nowa ati singe wafunze.
So benshi rero namwe muzamuri kuvuga muti ya biso watubwiye biragenda gute, nanjye ntabwo ndi nyiri Pi Network. Nzagusubiza mu bwenge nanjye sinzi ibyari biri kuba, kuko nanjye icyo gihe nzaba nifuza ahubwo ibyo bibazo uzaba uri kumbaza nanjye nzaba ndi gushaka uwo nabibaza kugira ngo ampe Pi nyinshi nzibone. So rero igihe ni iki, reka gutegereza, reka guca mu bintu byinshi cyane ugira gutya na gutya. Mani mujye mwemera ko ibintu byose bisaba igihe kugira ngo ugere kuri miliyoni. Bisaba nyine uba wageze ku 100,000, bisaba kuba wageze ku 500. Ntabwo wagera kuri miliyoni utageze ku 100,000, ntabwo bishoboka. Miliyoni uri kuyibara, umuntu yari kubara miliyoni agiye kubara miliyoni, ntabwo wataruka 100, imibare yapfa. So rero mwemere mugendane n'igihe, mwemere mugendane n'ikoranabuhanga. Amakuru umenye ntuyapfusha ubusa. Ubashije kubona afite ubumenyi ku ikoranabuhanga burenze ubwo ufite, mubaze. Niyo si turi kuganamo. Igihugu cy'u Rwanda tekinoloji turayishaka cyane kurenza iyo dufite, nubwo niyo dufite tuyishimira. Ariko sinzi niba mutabona ko leta ikataje aka kanya mu bigo by'amashuri. Mwaribonye ko nta kigo cy'amashuri gifite umuriro. N'ubu ngubu leta itajyanyeho icyo twita wifi, babashyira amafibre boutique, internet iri full. Iyo internet bayibaye kugira ngo amakuru atabacika, ni ikoranabuhanga. Ariko ubona ari nka leta iyobowe n'abantu bafite ubwenge, babasirimu, babasiniya, baturutana mu myaka, bagiye babona uko impinduka zigenda zizaho, bashyira amafaranga akayabo k'amamiliyari, bakavuga bati reka tubishore mu ikoranabuhanga, internet igere ku bantu bose. Man, njyewe rero iyo ndi kuvuga iby'ikoranabuhanga nkakubwira Pi Network ugapinga ukajya gutukana muri comment, mba nibaza uwo uriwe bikancanga man. Mba nibaza uwo uriwe bikancanga. Ahari wowe ntabwo uzi ko basogokuruza kugira ngo avugane n'umuntu uri mu kandi karere byagoranaga. Nta makuru ufite. None aka kanya ushobora kuvugana n'igihugu cyose, ushobora kujya kuri televiziyo y'u Rwanda ukavuga amagambo mu minota 5 igihe uri kubivuga isi yose ikabira bibonye. Nta makuru ufite. Ubu turi mu ikoranabuhanga. Rero Pi Network tibaze kukubwira ngo ibi nibi, ifaranga kugira ryemerwe ni nkako kanya. Reka nzabakorera ikiganiro mbabwire ngo ifaranga ryemerwa gute, ese ifaranga ritagaciro gute, ese ifaranga ryongera ku gaciro gute, ese igihugu kibigiramo uruhe ruhari. Reka nzagukorera ikiganiro none nge nkubwira ngo ese ikoranabuhanga ryo riza mu by'ifaranga gute, ese ikoranabuhanga ryo rifitwe mutekano kugerekeye n'ifaranga. Ariko wowe nta nubwo twabitindaho. Ubu kera baragenda bakakurya kaci bagahita bakubwantizana amafaranga ufite, ariko ubu ngubu nukuriye kaci ababizi neza ko ntari bugusangane, agukandisha akanyenyeri kujya kuri banki umukore transfer, ababizi neza kazafatwa ntiyirirwa, ntabwo yakirwa kubwira ngo ohereza amafaranga hana, kuko abazi neza ko ayohereje ni umwirondoro. Ikoranabuhanga rero rifite umumaro, rifite security ku mitungo yacu. Ibyo ngibyo tugomba kubyumva. Niba utarakora subscribe rero yikore, twikomereze muri iki kiganiro kigiye gukurikira.